Bifurize kuba mwagira ibihe byiza aho muri hose. Umunsi none rero nta kindi ngiye kuba nakwereka, ngiye kukwereka ese ni buryo ki ushobora kuba wafata telefone yawe ukaba wadownloadinga application ukamenya neza indirimbo ushatse iyo ari yo yose ukaba wayibona bitakugoye kandi ukoresheje iyo application. Abantu benshi ntabwo application bayizi, niyo mpamvu nanjye umunsi ngiye kuba nakwereka iyo application kuko ni nshyashya, abantu benshi ntabwo bapfa kuyimenya. Ni application udownloadinga ugashyira muri telefone yawe, noneho waba ushaka nko kumva indirimbo cyangwa se niba uyumvise bwa mbere ukaba wafungura iyo application, warangiza ugashyira kuri mikoro y'indi telefone ukumviriza ya ndirimbo, hanyuma ugahita umenya izina ry'iyo ndirimbo ushatse kuba wadownloadinga. Rero nta kindi, uzaza hano muri Play Store yacu nk'uko tubizi, dore ni hano muri Play Store, uzuha kandi numara kuhakanda icyo uzakora ni iki, uzaza hano hejuru wandikemo ijambo ngiye kuba nakwereka, iri jambo ugiye kwandikamo niryo rizakwereka application yo kumviriza, niyo kumviriza bayita application bakunze kwita ko ndi kosa nkaho nyibagirwa gato cyane, ariko kanze ndaje nyibabwire. Iyo rero application rero akamaro kayo ni uko iyo wumvishe indirimbo wenda utayisanzwe yizi, ufungura iyo application warangiza ugahita wumva iyo ndirimbo, ugahita unamenya umuhanzi wayo. Iyo application nta kundi bayita Shazam, dore ni uku nguku izina ni iri ngiri, Shazam niko bayita. Kanze nyidownloadinge mbibereke ko iba imeze, noneho numara kunayibona umenye ngo izaba imeze aha. Iyo application rero dore ngiyi niyo tugiye kuba twadownloadinga, niyo igufasha kumenya ese ni abahe, nyiri indirimbo ninde, ese iyo ndirimbo ifite irihe zina, nibyo tugiye kuba twareba. Aha ngaha tugiye guhita hano turangiza dukora icyo bita install cyangwa se kuyidownloadinga nk'uko bisanzwe, tuyidownloadinge turangiza turaza kumenya igikurikiye nyuma yaho. Urabona ko rero twatangiye kuyidownloadinga, nubwo ahantu turi hasa nkaho amarezo atameze fresh neza cyane, ariko urabona ko bishobora kuba birimo byihuta. Reka dutegereze gato bibanze bya installing kugira ngo mbashe kuba nabasobanura byinshi byerekeranye n'iyi application. Urabona ko rero ko iri kugenda yinstallinga rwose kabisa. Tugiye gutegereza gato cyane kugira ngo turebe ese urabona ko yaba install cyangwa se ubu tugiye kuba twayifungura. Dore urabona ko hano byakunze, tugiye kucyo bita open, nurangiza nkwereke ese ni iki wakora wayikumviriza iyihe ndirimbo. Urabona ko aha ngaha twayifunguye nk'uko uri kubibona hano kuri screen yacu. Noneho aha ngaha niyo umaze kuyifungura ufata telefone iri kuvugiramo iyo ndirimbo, wamara kuyifata iyo telefone uri kumva indirimbo ariko utayizi izina, warangiza ukaza ugakanda hano hagati kw'aka kajambo kanditse KS imeze nk'iberamye cyangwa se itambitse, ukayikandamo. Iyo uyikanzeho